Ibarura igice cya 10. Impanda z'ifeza. Uhoraho abwira Musa ati, curisha impande ebyiri mu ifeza, zizavuzwa hamagaza ikoraniro ry'Abisiraheli n'igihe bamenyesha ko bagomba kwimuka. Bajye bazivugiriza icyarimwe igihe uzahamagara Abisiraheli bose kugira ngo bakoranire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Nushaka gukoranya abatware ari bo bagaba b'ingabo z'Abisiraheli, bajye bavuza impanda imwe gusa. Igihe mugiye kwimuka bajye bazivuza mu ijwi rirenga ridakuruye. Ku nshuro ya mbere, imiryango 3 ishinga amahema iburasirazuba igitangira urugendo. Ku nshuro ya kabiri, imiryango 3 ishinga amahema mu majyepfo igikurikiraho, n'indi miryango bityo bityo. Ariko bajye bavuza impanda mu ijwi rikuruye igihe ukoranya Abisiraheli. Abatambyi bakomoka kuri Aroni aba ari bo bazajya bavuza impanda. Iryo ribabera itegeko ridakuka mwebwe n'abazabakomokaho. Nimumara kugera mu gihugu cyanyu mugahagurukira kurwanya abanzi babakandamiza, mujye muvuza izo mpanda, nanjye Uhoraho Imana yanyu nzabatabara mbakiza abanzi banyu. Mujye muzivuza no mu bihe by'ibyishimo, ariko umunsi ukwezi kwabonetseho cyangwa ku yindi minsi mikuru yo kunsenga, muzivuze mutamba ibitambo bikongorwa n'umuriro n'ibitambo by'umusangiro kugira ngo mbiteho. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Uko Abisiraheli bavuye kuri Sinayi. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa kabiri k'umwaka wa kabiri, Abisiraheli bavuye mu Misiri, igicu kiva hejuru y'ihema ririmo bya bisate by'amabuye byanditseho amategeko. Abisiraheli bava mu butayu bwa Sinayi bakomeza urugendo rwabo, igicu gihagarara mu butayu bwa Parani. Urwo rugendo rwa mbere bavuye muri Sinayi barukoze bakurikije ibyo Uhoraho yabategetse abinyujije kuri Musa. Abo mu miryango yo mu cyiciro cya Yuda nibo babanje kugenda bakurikiye ibendera ryabo. Umuryango wa Yuda wayobowe na Nahasoni mwene Aminadabu, wa Isakari wayobowe na Netaneli mwene Suwari, naho wa Zabuloni wayobowe na Eliyabu mwene Heroni. Bakurikirwa n'Abagerishoni n'Abamerari batwaye ihema ry'ibonaniro ryamaze gushingurwa. Abo mu miryango yo mu cyiciro cya Rubeni nabo bagenda bakurikiye ibendera ryabo. Umuryango wa Rubeni wayobowe na Elisuri mwene Shedewuri, uwa Simeyoni wayobowe na Shelumiyeli mwene Surishadayi, naho uwa Gadi wayobowe na Eliyasafu mwene Duweli. Bakurikirwa n'Abakehati batwaye ibintu byeguriwe Uhoraho, bityo abandi Balevi bari bafite igihe gihagije cyo gushinga ihema mbere y'uko Abakehati bahagera. Abo mu miryango yo mu cyiciro cya Efurayimu nabo bagenda bakurikiye ibendera ryabo. Umuryango wa Efurayimu wayobowe na Elishama mwene Amihudi, uwa Manase wayobowe na Gamariyeli mwene Pedasuri, naho uwa Benyamini wayobowe na Abidani mwene Gidewoni. Abo mu miryango yo mu cyiciro cya Dani nibo baherutse abandi, nabo bagenda bakurikiye ibendera ryabo. Umuryango wa Dani wayobowe na Ahiyezeri mwene Amishadayi, uwa Sheri wayobowe na Pagiyeli mwene Okirani, naho wa Nafutali wayobowe na Ahira mwene Inani. Nguko uko ibyiciro by'Abisiraheli byagiye bikurikiranye. Musa abwira muramu we Hobabu mwene Ruweli w'Umumidiyani ati, dore tugiye mu gihugu Uhoraho yasezeranye kuduha, nawe ngwino tujyane. Tuzakugirira neza nk'uko Uhoraho yasezeranye kugira neza Abisiraheli. Hobabu aramusubiza atoya, ntabwo tujyana kuko nshaka gutaha ngasubira muri bene wacu. Musa aramwinginga ati, widutererana kuko ari wowe uzi ubu butayu neza, uzajya utuyobora aho dushinga amahema. Kandi nitujyana, ibyiza Uhoraho azaduha tuzabisangira. Abantu bimuka. Bava ku musozi w'Uhoraho bakora urugendo rw'iminsi 3. Muri iyo minsi isanduku y'isezerano yabagendaga imbere kugira ngo baze kumenya aho bari bushinge amahema. Igihe babaga bimuka, igicu cy'Uhoraho cyabatwikiraga ku manywa. Igihe bahekaga isanduku kugira ngo batangire urugendo, Musa yaravugaga ati, Uhoraho haguruka, abisha bawe batatane, abanzi bawe baguhunge. Iyo abahetse isanduku bayururutsaga, Musa yaravugaga ati, Uhoraho garuka ube hagati y'imbaga nyamwinshi y'Abisiraheli.